bro amafaranga 5,000 ku muyede cyane amafaranga afatika tu amafaranga afatika gusa ubu nahise mbyumva byashoboka ko naha wahaguze ko niba uhamaze imyaka 4 ukora amafaranga 5,000 buri munsi nahise mbyumva cyane ariko ahangaha nyine ni story ndende asa nk'umamagara ashaka ikintu akora iciyemo se iri guca mfite ubwoba nabishima atakwitabye wamfashe ahangaha umuntu ni story ndende urumva kuko kuba mu mujyi nyine bisaba kwiga asanga bari ba Matilda do Matilda ariko uramwibuka ndamwibuka do ako se ko ndeba wageze umusongare wo mu cyaro ukuri se ugiye kumusongare Kigali ubu akakazi uzagashobora ariko icyaro nakubwiye icyaro kiratwigisha urumva ikinzanye no gushaka amafaranga kuko nyine gutera imbere by'ubusongare rero cyayi cacekera subaranganye ikiko genda gake ako nakoze ubuswa muri nasigaranaga nimero za ize namubike ngabona izanjye gute ngaze kuguhamagarira ese buri abanye wewe atandebaga kugeza ubu nakureba siko kukurana no kuguhamagara biratandukanye hanyuma ngiye ko ndi kumuhamagara suko namubonye ahubwo reka nkwereke iyo ushaka kujyana nawe ikiganiro cyane wajyaga kumuherekeza mukagerayo buriya byakurangiranye ubwo nyine ubwenge buzubujije burize nase nari gukora iki ariko mutipe ni mwiza mwana base nkuzana amazi umwe uwo mutwe ukire amazi ahubwo muhamagara gufate nibwo umutwe uri bukifate amazi nuriya mutipe amazi akiza umutwe cyangwa muhamagaye nijye wamuvugisha ndetse nakuguha nagukura amenyo nuko rero mwihamagare mpamagare uvuge basi ngambwira ijambo rimwe kuri we kugira ngo akwitabire oya numve ko ibintu nabonye nawe bibonye n'ibanga ryanjye turi ntwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu gusa James raporo namusabye ubuse nk'ubu James raporo namusabye ntarazi James koko nari nzi ko raporo namusabye yazirangije arimo arangije akazi rwose uramuhunga numvaga raporo yashyize kuri email uko nabimutegetse none raporo ni email ubuse amatariki yo guhemba abakozi yageze delivery ziri hafi ubuse kuki nta kibazo cyo gutunganya James umugore kikweye nakonje akazi mbyukanye gahunda umunsi mbyukanye gahunda umukire kangerageza umuhe raporo ze ndabona bikaze umukire yazamvumbura ndamwicira akazi ngerageze mukorere raporo ze zimuhereze nanamubwire wenda nshakira umukozi ariko namuhaye raporo yarakeneye by'ubusongare rero cyayi cacekera okay ntari akazi ko rwose okay kambanza nitabwe bano namba nayize Halo sasa yes ndiwe inde teta
Yes, nakwibutse teta. Teta umeze uteze? Namba yawe ndayibonye. Teta, ndabizi ugiye kumbaza ko nabonanye na Shema. Shema twabonanye ndi kumwe nawe. Yes, Shema turi kumwe. Teta, yes, mwakoze nabashimiye. Kandi n'ubu ndacyakomeje kubashimira muri abana beza pe. Teta mwakoze pe. Gusa namba yawe ndayibonye. Ndaza kugerageza nzajya mbavugisha buri munsi. Yes, Teta murakoze cyane pe. Sawa Teta. Tom. Yes. Ninde mwavugana? Hello James. James? Ana telefone ntayo. Se koko. Ndikwibaza ukuntu umukozi umuha gahunda. Aguhe raporo kugerekana. Ubuse ko ari kunjira akazi ko kunda konti. Ntabwo ndi ndabona. Ay. Akundi, naje ngerageze contacte James. Izi raporo ugomba kuzimpa kandi byihutirwa cyane ko turi mu mpera z'ukwezi kuko ibintu byanjye byose byaba bipfuye byaba bindangiranye. Boss Alex ariko nawe araza akanshyiraho puresha, ntazi ko nkora njyenyine, ahubwira nshakira umwunganizi. Uyu mukobwa yitwa Teta, nibo banyoboye hano iwawe. Bambwiye ko ari abaturanyi bawe gutya. Njyewe baranze. Teta arakuzi umutwe. Wowe urimo uramvuma nasoni. Njyewe baranze. Teta arakuzi. Kare. Teta uno Ako muvuga ntabwo ari ubwatsi. Bitewe n'uburyo namubonye ubwiza bwe na mugenzi we bari kumwe. Sinzi wenda nakubwira ngo ameze gutya, ariko ni umukobwa mwiza cyane w'imisatsi gutya. W'inzobe. Ukunda kujya n'umukobwa bita Jessica. N'uwo nguwo. N'uwo. Gusa bro. Mufite abana beza pe. None haba kubwiza yaba umuco. Uretse uje mu kazi cyangwa kuraba ko wayangeje mu kazi, ariko ibyo nabonye nabikubwira pe. Mufite abana beza. Niba rero uje kuraba abakobwa ubimbwire, niba uje kuje mu kazi ubimbwire. Uje mu kazi bro. Uje mu kazi pe. Uwo mukobwa umbwira uzuwari uzi imodoka ziparika zimushaka. None utangiye kumbwira ngo ni mwiza. Umva. Imodoka byonyine ziparika zije kumureba. Akajya abakatira. Abwira ati umva we ntabwo bakeneye. Aba boss bafite amafaranga. Urumva baramena ifaranga. Umwana yarakatire kare. Ni uramwana ngerenze ko azarongorwa ariko n'umwana president. Nabirenze. None utangiye service yamfashije. Yagombaga no kumenya ko twabonanye kuko urebye uburyo namubwiye n'uburyo nagaragaraga byashoboka ko yagezemo kuko ahantu nari kuhaburira. Okay, reka nizere ko ari impuhwe.
urumva niba ushaka utazasubira iwanyu wambaye box urumva wambaye boxer ihanagure n'izina Teta mu mutwe wawe uze tuyoko mu kazi. Okay. Reka n'umwana mwiza ntabwo nabura kubivuga ni mwiza ariko iyi Kigali ifite ikintu bita abakobwa beza baruta n'uriya ariko bose ndabwo nujya ubabona ujya ubona ari abagabo bagenzi bawe akashawe intera ubwoba ujya ubona ari nk'abagabo bagenzi bawe si umuntu ni umuntu ariko se abagabo batarika imodoka ariko yamfasha. Okay, nakubwiye ngo nizere ko reka ibyo tubireke ikinzanye no gukorera amafaranga kandi tugakorera amafaranga ibya Teta ibyo ngibyo bya Teta tubyibonera twebwe dukora amafaranga bya Teta tubareke twigire kuraba ariko byanashoboka ko nanone nagukunda akunda we yanamukunda